abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 203 cy'ikinamico Shira Impumu, aho abaturage b'Ibweramahoro n'Inyamitavu bishimiraga ko nyuma yo gufashwa n'umushinga dufatanye urumuri bakanyura mu biganiro by'isanamitima bakomorana ibikomere by'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, ubu noneho imiryango yabo itangiye gushyingirana mu gihe mbere bitashobokaga. Hagati aho urubyiruko rwa Club dufatanye urumuri rwo rwayo rukomeje gushaka ibikorwa byarufasha kwiteza imbere. Naho Zawadi yumvise Gakwandi avuga ko ubukwe bwa Kampire butakibaye. Koko se nibyo? Mu kwamara amatsiko, reka mbarike mukurikire igice cya 204 cy'ikinamico Shira Impumu. Ese Zawadi ndamusanga y'umwuka byaramwe? Yewe, reka nyure ndebe ko yarangije kundodera ya marido nzajyana mu bishyingiranwa, ntangire kwegeranya ibintu hakiri kare. Umutesi wanjye ariko rata bagiye gushingirwa barakimara. Aya marido ya Kampire ni meza cyane, nayakunze. Nanjye umunsi nashatse umugabo nzajyana asa nk'aya. Menya ariyo, ndumva urusaku rw'imashini. Reka ninjire murebe. Wiriwe Zawa? Wiriwe neza Kampi? Yego ko mana yanjye. Ese ya marido uracyadoda ntabwo urayasoza? Utambwira ko ari yuje gutwara Kampi. Sinda yarangiza pe. Mana ishobora byose, ntitwavuganye ko nzaza kuyatwara uyu munsi? Rwose mfasha, ndayakeneye. Ndashaka kwegeranya ibishyingiranwa hakiri kare. Ngo ibishyingiranwa? Simperuka kumva bavuga ko ubukwe bwawe bwapfuye ra. Cyore, ugize ngo iki Zawa? Ngo ubukwe bwanjye bwarapfuye? Ibyo se kandi wabikuye? Utambwira nabi mama we, uvuze ko nyir'urugo yapfuye si ubumwishe. Akasakumiro. None se Zawa, umbwije ukuri koko ninde wakubwiye ko ubukwe bwanjye bwapfuye? Mbabarira utanze muzamuko, ahubwo nyibwirire. Ubukwe bwawe buracyabaye cyangwa bwarapfuye nk'uko numvise Gakwanda bivuga? Gakwanda yavuze ngo iki Zawa? Mana yanjye, data wacu arashaka kongera kunyicira ubukwe koko? Humura Kampi, ntabwo yabwica duhari, ahubwo mbwiza ukuri. So wanyu mufitanye ikihe kibazo? Zawa, birandenze ndeka nigendere. Nyamara umbwiye ikibazo mufitanye, nakugira inama. Urabizi inshuti yanjye kandi ntacyo naguhisha. Mbwira rwose nguteze yombi. Uriya rero nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Masenge Flomina niwe wandeze. Ubwo rero muri icyo gihe amasambu y'ababyeyi banjye data wacu Gakwandi niwe yabyazaga umusaruro. Ndumva ayo makuru narigeze kuyumvaho. Nakomeje kubana na Masenge aho maviriye njya mu bucuruzi. Ejo bundi rero mbonye fiance, nibwo nongeye gutekereza ku mitungo y'ababyeyi banjye. Komeza umbwire iyo nkuru rwose nguteze yombi Kampi. Nuko negera data wacu Gakwandi ngo tubiganireho, nkibihingutsa ntera utwatsi. Ayiwe, ubwo rero kuva icyo gihe yahise andakarira. Ariko uzi ko ariyo mpamvu wasanga ari kuvuga ngo ubukwe bwawe ntibukibaye? Birashoboka. Yewe, reka nihute, ntaza gukererwa inama ya Club dufatanye urumuri. Ariko uriya mukobwa niwe imbere yanjye sigatesera, reka nihute muhere ifuti tugende tuganira. Yewe, igare rya papa naryo rirashaje ntabwo rikihuta nka kera. Amakuru y'iminsi Musafi? Niko ye. Nukuri turaburanye pe. Amakuru ni meza simbikangwa we. Uhamugani wawe sugira ngo ntituburanye. Wowe na Veronica se wa mushinga mugezehe mu utegura? Urebye ibibuti twamaze kubyubaka, icyumweru gitaha turashiramo inkwavu. Nimukomereza aho rwose ndumva umushinga muwugeze kure. Naho ubundi ubworozi bw'inkwavu iyo umuntu abwitayeho butanga umusaruro.
uriya zororoka vuba. buryo ukimara kungira inama nabiganiyeho na Veronica dusanga umushinga wo korora amatungo magufi uzadufasha kwikura mu bukene. rwose mu Kimina nibamara kutuguriza amafaranga tuzahita dutangira umushinga. Turwanya abanzi bose b'amahoro twiyubakira u Rwanda rwatubyaye dushimangira ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda abikora. Yampaye nka data uzi ko twakerewe ndabona inama ya karabu dufatanye urumuri yatangiye. ubwo barimo kuririmba menya aribwo inama igitangira. Ntabwo twakerewe cyane, reka twegere abandi. Amatorero duharanire ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda bizakorwa gute? Tuzarwanya abanzi bose b'amahoro. Kamera bakagira Imana barutamukana muri biro bose Abanyarwanda ku mudugudu iwacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa Abanyarwanda ku kagari iwacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa Abanyarwanda mu mirenge iwacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa Abanyarwanda bizakorwa gute? Tuzarwanya abanzi bose bakagira Imana Abanyarwanda b'amashuri bose duharanire ubumwe n'ubudaheranwa Abanyarwanda mu maklabu yacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa Abanyarwanda Abanyarwanda twese duharanire ubumwe n'ubudaheranwa Abanyarwanda bizakorwa gute? Tuzarwanya abanzi bose bakagira Imana u Rwanda rwatubyaye dushimangira ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Murakoze cyane banyamuryango ba Club dufatanye urumuri kuba mwitabiriye iki kiganiro nyunguranabitekerezo aho tugiye kuganira ku bumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Kuva Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe mu rugendo rwo kongera kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda, umuco nyarwanda wabaye isoko y'ingamba n'ibisubizo. Nubwo muri iyi myaka 30 hari ibyakozwe mu kongera kubaka umuryango nyarwanda, haracyari inzitizi zikigaragara zibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Muri iyi nama nyunguranabitekerezo yahuje urubyiruko n'abakuze ba Club dufatanye urumuri, tukaba tugiye kurebera hamwe izo nzitizi. Ni mu nyemerere twakire Foromina adufashe kuyobora ikiganiro. Nyamuneka mukecege dukurikira inama. Gatese arakoze cyane. Nk'uko mubizi ku kwezi k'Ukwakira ni ukwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Uyu munsi rero nk'abagize Club dufatanye urumuri twateguye ikiganiro nyunguranabitekerezo gihuza abato n'abakuze, aho tugiye kurebera hamwe inzitizi zikigaragara zibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa. Nk'uko Gatese yabivuze, hakozwe byinshi mu kongera kubaka umuryango nyarwanda. Gusa nubwo bimeze bityo, haracyagaragara inzitizi. Nkaba ngira ngo rero twongere twibukiranye zimwe muri izo nzitizi. Ndabona Kabana azamuye ukuboko, reka tumuhe umwanya tubwire. Murakoze cyane. Zimwe mu nzitizi zikibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa zirimo ibisigisigi by'ivangura ndetse n'amacakubiri. Kabana arakoze cyane. Ndabona na Zawadi asabye ijambo, reka tumuhe akanya. Murakoze cyane kumpa akanya. Ibisigisigi by'ivangura n'amacakubiri Kabana amaze kuvuga bikigaragara hamwe na hamwe. Usanga hanini bishingiye ku byiciro by'amateka y'Abanyarwanda, amadini, amashirahamwe, ibimina ndetse n'ibindi. Murakoze. Zawadi arakoze cyane kunganira Kabano. Ninde watwibutsa indi nzitizi? Ndabona Veronica nawe ashaka kugira icyo atubwira. Ese wamaho Veronica na Musafiri nabo baje mu nama. Ntuzi ko ejo bundi tujya kubaho umuganda na Musafiri yasabye ko ashaka kuza kwifatanya natwe muri Club dufatanye urumuri. Yo, ndumva binshimishije rwose. Ariko mwabagore mwe mwacecetse tukumva icyo Veronica avuga. Murakoze cyane. Indi nzitizi kibangamiye gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda ni imikoreshereze itanoze y'imbuga nkoranyambaga, aho zimwe zabaye umuyoboro w'ubutumwa buyobya Abanyarwanda, abandi bakazikoresha bashaka indonke n'uburiganya, ndetse n'abazikoresha bakwirakwiza imvugo zibiba urwango n'amacakubiri, abiyandarika, abasebanya ndetse n'abatukana. Veronica nawe arakoze cyane. Ndabona na Rwema nawe ashaka kugira icyo atubwira, reka tumuhe akanya. Murakoze cyane. Indi nzitizi kibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa irimo imyemerere idahura n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, aho bamwe mu bavugabutumwa bayobya Abanyarwanda bakabatanya, bakababuza gukora ngo biteze imbere, ndetse n'abandi badukana ubuhanuzi bw'ibinyoma buca abaturage intege. Reka na Kampire tumuhe umwanya
ndabona azamuye ukuboko. nk'uko bagenzi banjye bakomeje kubivuga, inzitizi zikibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda zirahari kandi dukomeje guhangana nazo. Izo nagarukaho ni nk'ibikomere n'ihungabana bigira ingaruka mu kwiyubaka kw'abantu ku giti cyabo, imibanire y'imiryango n'imyitwarire. Indi nzitizi ni abarimo kurangiza ibihano byabo ku byaha bakoze bya Jenoside yakorewe Abatutsi, barimo kugenda basubira mu buzima busanzwe bakinangiye. Ibi bikaba bigenda bigira ingaruka ku mibanire yabo ndetse n'abo basanze. Inzitizi nasorezaho ni ingengabitekerezo ya Jenoside igaragara hamwe na hamwe mu Rwanda, mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no mu bihugu bimwe na bimwe. Murakoze. Aho Kamera ari gutegurira ubukwe asigaye azi kuvuga wamba bari ugacecekaza wa. Ahubwo hari akantu nibagiwe kukubwira. Ntuzi ko nzamubera marene? Ariko mwa babyeyi mwe mwacecetse tugakurikira inama. Sawa, ndakwingize ntongere kuvuga. Urabona ukuntu abantu bose bari kutwiyama. Aho inyuma muceceke badi dukomeze inama. Kamira arakoze cyane, ndabona inyuma hariya Mukamana yazamuye ukuboko, ni mu muhakanya aze hano imbere nawe atubwire. Indi nzitizi ibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa ni imyitwarire idahuye n'indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda, harimo kugambanira igihugu, ikwirakwizwa ry'ibihuha, gusebya ubuyobozi na gahunda z'igihugu ndetse no kudatinya umugayo. Indi nzitizi nasorezaho ni uguhisha nkana no kwinangira mu gutanga amakuru y'ahakiri imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Mukamana nawe arakoze cyane, nk'uko abafashe umwanya bose bakomeje kugenda babigarukaho. Turacyafite inzitizi zikibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda, tukaba dusabwa kongera imbaraga mu kurwanya ivangura n'amacakubiri, ingengabitekerezo ya Jenoside, abahakana n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, yaba bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Zawadi ndabona agifite icyo ashaka kongera kutubwira, reka tumuhe akanya. Ariko Sawa, nawe si gukunda kuvuga urakabije pe, use kandi ugiye kuvuga iki? Wanditse ariko ngatanga igitekerezo. Nyamuneka nimutanga akanya Zawadi atambuka tubwire. Umwanya ni uwawe Zawa. Murakoze cyane mu gushakira umuti izo nzitizi zose twahoze tuganiraho. Ku kijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga, nge numva bazikoresha bagomba kunoza imikoreshereze yazo, hagatambutswa ubutumwa bwubaka kandi bushyira imbere indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Murakoze cyane. Zawadi arakoze ku bitekerezo atanze. Ndumva ikiganiro nyungurana-bitekerezo cy'uyu munsi twagisoreza aha, ubwo naho mu nama itaha. Ese Simbika, kusigaye waradukanye ubusambo, ntabwo herutse kungurira agacupa. Ni ukuburana Zawadi we, ntuzi uko ndi mu myiteguro y'ubukwe. Ese mbwira, we na Roza nzatwerera ndeko mwese muri inshuti zanjye. Uzatwerera uzabona nta kibazo, ko twamaze kuba umwe se. None se Mase, ko nabonye Gakwanda ataje mu nama, aho araza kuboneka ngo tuganire kuri cya kibazo? Humura araza Kampi, mu kanya dusoje inama twavuganye, ambwira ko ari mu nzira ze. Naze rwose ambwira ukuntu asigaye agenda avuga ko ubukwe bwanjye butakibaye. Ibyo bintu koko Gakwanda yarabivuze cyangwa ni ya magambo ya Zawadi? Mase, burya Zawadi nubwo agira amagambo, ntabwo ajya ahimba inkuru, avuga ibyo yumvise. Maze rero umwana wanjye, nubwo so wanyu Gakwanda uriya yakomeje kukubuza uburyo, ariko ujye wibuka ko hari umubyeyi akaba n'umukuru w'umuryango twasigaranye. None se kuba umukuru w'umuryango bimuha uburenganzira bwo kumuguza amasambu y'ababyeyi banjye, akagerekaho n'ibihuha byo kugenda avuga ko ubukwe bwanjye bwapfuye? Uretse araza kumbona, turahangana. Cururuka mwana wa, ndabona warakaye. Kamire yarakariye se wabo Gakwandi ushaka ko ubukwe bwe butaba. Nibahura se bizacura iki? Ntuzacikwe n'igice cya 205 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 07 94 85 64 74, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 99. Ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.